nkuko twari tumaze kubibararikira rero inkuru ubusenguzi ku makuru hano kuri African Radio turahera ku nkuru y'uruganda rwa Cyamunara y'uruganda rwabo kwa Rwigara barajuriye bavuga ko Cyamunara yanyuzwe mu buryo butemewe n'amategeko ariko kugeza ubu haribazwa impamvu Cyamunara y'uruganda rwabo kwa Rwigara yajyanwe gukorerwa ku biro bya Rwanda Revenue Authority. Yes, urukiko rero rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza umuryango wo kwa Rwigara Sinapol uregamo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste. Urubanza rwagaragayemo impaka nyinshi ku mpande zombi aho uwunganira uyu muryango yibajije impamvu Cyamunara itabereye aho uruganda ruri. Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste bateje Cyamunara ku wa 3 kwakira mu mwaka ushize. Bateje Cyamunara uruganda rwa PTC Premier Tobacco Company Limited rwabo kwa Rwigara mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko. Ruhande rwabo bakavuga ko nta cyakozwe mu abaregwa bo bavuga ko nta cyakozwe nta kisunzwe amategeko. Niburanisha rero ryamaze igihe kitageze ku isaha ni ku wa 3 ushize nyine itariki 13 Gashyantare 2019 mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru. Umucamanza muri uru rukiko rero atangira avuga ko ari Cyamunara ya Fond de Commerce y'uru ruganda abo muri uyu muryango baregamo batangajwe haruguru ko bayikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Maître Rwagatare Janvier wunganira PTC batangiranye ijambo avuga ko Cyamunara regwa aya Fond de Commerce y'uruganda rwakoze binyuranye n'amategeko. Yavuze ko umuhesha w'inkiko yagombaga gukora mbere ya byose inyandiko mvugo fatira bwishyu nyuma y'iminsi 15 akagaragaza igenagaciro ryarangira nyuma y'amasaha 48 agatanga itangazo rihamagarira gupiganwa muri Cyamunara. Yasobanuye ko iyo havuzwe Cyamunara ya Fond de Commerce ku kigo cy'ubucuruzi humvikana ibifatika n'ibidafatika byose. Avuga ko umuhesha w'inkiko Habimana yanditse itangazo avuga ko agiye guteza Cyamunara ya Fond de Commerce mu gihe imashini zikora itabi nabyo nazo ziri mu byagurishijwe. Ngira ngo Denis Sangaho urumva niba uyu munyamategeko Maître Rwagatare Janvier avuga ko uko itegeko riteganya niba umuntu avuze ko agiye guteza Cyamunara Fond de Commerce yego ntabwo ngo iri tabi ryari kuzamo hari kuzamo ziraze ni trademark Fond de Commerce ko ngira ngo mu cyongereza ni trademark n'ama brand name ni ibintu ibyo ngibyo bitari tangible ariko nanone usanga muri business biza muri fixed asset iba ari imitungo utimukanwa kushobora uzi ko buriya Denis ushaka inyubako yego ushaka gusanga nk'iyi nyubako bwiza.com ikoreramo izina ryahenda kurusha inyubako ikoreramo cyane izina ni ikintu gihabwa agaciro. Fond de Commerce ni ibiro ni bisobanurwa na Maître Rwagatare Janvier wunganira PTC avuga ko umuhesha w'inkiko yavuze itangazo yanditse itangazo avuga ko azakora Cyamunara ya Fond de Commerce gusa ariko bikagaragara ko n'imashini zikora itabi n'itabi nabyo ryagurishijwe. Yes, aha rero ngo niho habereye imbogamizi ikomeye ku kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko bituma batabasha gukora inyandiko mvugo y'imfatira bwishyu. Uyavuga ko batigeze bamenyesha ba nyiri imitungo ko umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste yasanze Anne Rwigara kuri gereza y'Amageragere aho yari yagemuriye muvandimwe we na nyina nuvuga Diane Rwigara na nyina Adeline Mukangemanyi amuitangazo rimenyesha Cyamunara arangije ngo yandika ngo mbonanye na Anne Rwigara wahoze ari umuyobozi wa PTC mu itangazo ya Cyamunara. Yes, Maître Rwagatare rero wunganira uruganda akomeza avuga ko PTC ifite ubuzima gatozi yagiye kumenyesherezwa Imageragere ngo icyo bazi ni ukibaza niba yarafunzwe. Icyo rero nicyo kibazo cyavutse. Ikibazo cya Maître Rujambi aravuga ati ese ko PTC ifite ubuzima gatozi. Maître Vedaste Habimana nk'umunyamategeko ajyana urupapuro rumenyesha Cyamunara karujyanira umuntu kuri gereza ese Anne Rwigara nawe yarafunzwe. Aho ngaho rumva ni impaka ndende nkuko inkuru hano kuri bwiza.com ya ibivuga avuga ko iminsi 5 iteganywa n'amategeko hataberewe y'ibiruhuko itubahirijwe mbere ya Cyamunara. Ati yagize ati ese Rwanda Revenue yaba yarikangaga iki? Icyo yabwiye umucamanza cyeka ngo nuko Cyamunara yahawe agaciro ka $75,000 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe Rwanda Revenue yishyuza miliyari zisaga 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Uruganda rwishyuraga 300,000 ya buri kwezi. Ati mu magambo yati niki cyatumye habaho ubwiru? Maître Fatuma
Mukakibibi wunganira umuhesha w'inkiko Habimana Vidasi yavuze ko ba nyiri imitungo bamenyesheje cyamunara banga kubyitaho kandi ko n'ikimenyimenyi mu kuregera urubanza bari bafite itangazo ryayo abo mu muryango wa Rwigara bari bafite urupapuro rumenyesha ko rubamenyesha cyamunara. Yavuze ko uruganda rwari rumaze igihe rudakora ku buryo bari kumenyaho kuba babariza byari bigoye kuba bamenya aho babariza kugira ngo batange itangazo. Yavuze ko abahesha b'inkiko banakoresha telefone ariyo mpamvu Anne Rwigara bamusanze kuri gereza. Ngira ngo ibyo uhunganira Maître Vedaste asobanura ku rundi ruhande waravuga ati twebwe uruganda rwa PTC yari maze iminsi idakora ntituzi ibi ofisi yayo cyangwa se ibiro ntitwari kumenya ngo turarujyana he. Ati twebwe dore ko n'ubusanzwe twebwe mu makazi kacu ngo abahesha b'inkiko busanzwe ayo amagambo yanjye bwite na amagambo ya Maître Mukakibibi aravuga ati n'ubusanzwe abahesha b'inkiko bajya batanga bamenyesha cyamunara bifashije telefone. Ese ukibaza telefone buri amagambo yayo uramutse ugiye kumenyesha cyamunara yakwizerwa? Ariko niko abivuga ibyo ntabwo ndi umunyamategeko nge ndi umunyamakuru. Icyo tubereye ngaha kubamenyesha amakuru namwe mukikorera ubusesenguzi bwanyu. Avuga ko rero ariyo mpamvu bamusanze kuri gereza ya Mageragere aho yari yagemuriye mama we na mukuru we bakamuha urupapuro rumenyesha cyamunara y'uruganda rwabo. Ku nyandiko mvugo rero mfatira bwishyuye yavuze ko itari ngombwa ngo kuko cyamunara yarebaga ibintu bidafatika gusa. Ku minsi yagenwe n'itegeko kuri cyamunara we asanga yararenze n'itanu. Asobanura ko hari imanza ziba zifite umwihariko kandi ko nta kibuza ko mu minsi y'ibiruhuko amatangazo atangwa. Ati nibwo abantu baba bumva amatangazo bahugutse. Yavuze ko abaturage bitabiriye cyamunara kandi ko hari urutonde rw'abapigana cyamunara. Hahise humvikana kujujura mu rukiko akimara kuvuga aya magambo. Yes, Maître Gatera Jean Clement wunganira Rwanda Revenue avuga ko iminsi 5 baregwa kutubahiriza ibarwa ku mutungo utimukanwa muri cyamunara mu gihe ngo bagurishaga ibintu bidafatika. Ibyo nabyo ni izina ry'uruganda n'ibirango byarwo kandi ngo asanga nta mpamvu yo kubitindaho. Yavuze ko icyari kigamijwe ari ukwishyura umwenda PTC ibereyemo ikigo cya Rwanda Revenue Authority ahagarariye mu mategeko kandi ko kitagombaga kuregwa. Mugenzi we Maître Byiringiro nawe ashimangira ko muri Fond de Commerce nta bwiru bwabaye mu ngira ngo ahangaha byumvikane neza ko Rwanda Revenue Authority ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gifite abanyamategeko babiri muri uru rubanza, uyu Byiringiro n'uyu Gatera Jean Clement. Yes, kubw'igenagaciro ryayo rero ngo ryari yanga. Avuga ko iyo bishyuza ntacyo birengagiza. Ati kaba gato cyangwa kanini kagabanya umwenda. Ngira ngo ahangaha birumvikana kuko cyamuna uko rwose nubwo bavuga ngo ni miliyoni ngo uruganda rufite make kandi umuryango ubereyemo uruganda rurimo miliyari ntabwo ibyo byabuza kuba rutatezwa ntabwo byabuza ko izo miliyoni 75 ziba zibitswe mu gihe hagishakishwa ahandi azava. Yes, Maître Munyangabe Pierre wunganira kampani MMRGD niyo yatsindiye cyamunara. Avuga ko bubahirije ibisabwa batsindira cyamunara n'ikigo RDB kirabyandika. Asanga rero nta mpamvu yo gutesha agaciro iyi cyamunara. Ngira ngo hari bantu bakurikiye African Radio mushobora kumva uruhuri rw'abanyamategeko bari muri urubanza wenda bimwe bikanabayobera. Ngira ngo uyu Maître Munyangabe Pierre yunganira kampani MMRGD bivugwa ko ari witwa Gatera, na makuru tutaremeza neza ariko bivugwa ko ari witwa Gatera Ejude afatanyije n'abandi bantu batajya bavugwa. Nubwo avuga gutya mu nkuru yasohotse hano bwa mbere ivuga ku rubanza rwabo kwa Rwigara, nta ibyagaragajwe n'uyu Maître Pierre Munyangabe ibi bisa nkaho byatewe urwatsi n'umunyamategeko w'uruhande rurega. We yavuze ko ibyo ngibyo bidahagije kuba byaranditswe, ndetse n'umucamanza ku nshuro ya mbere yumva urubanza yavuze ko iyi atari impamvu yatuma urubanza rutaburanishwa kuko bibyumvikana ko cyamunara yarabaye ariko nanone uregana nyiri mutungo, bityo ko kuba byaranditswe muri RDB bidahagije ntabwo ngo urukiko rwamubuza kuba yajuririra cyamunara wavuga ko itanyuze mu mategeko. Yego.
Maître Mukakibi rero avuga ko abagombaga kumenya cyamunara bayimenye ndetse ko na ba nyiri imitungo babimenye ntibayitabira. Uwo baburana arabibona nko kuzamura amarangamutima atajyanye n'amategeko. Yibajije impamvu cyamunara ya PTC yajyanwe gukorerwa ku biro bya Rwanda Revenue Masoro, aho yagize ati ese ni RRA yari yayifatiriye, ni umuhesha w'inkiko wari wayifatiriye, ibyo byose yabibumbiye mu cyo yise agahoma munwa kabaye. Maître Gatera wunganirira Rwanda Revenue Authority avuga ko bishoboka ko Fond de Commerce yakorwa ku bintu bidafatika kandi ko nta tegeko ribibuza. Umucamanza abajije Mukakibi niba cyamunara yarakozwe hubahirijwe biteganwa, asubiza ko ba nyiri ubwite babyumvise bakabitera umugongo, asaba kuzasuzumaho, avuga ko biyambuye uburenganzira bwabo. Maître Rwagatare wunganira PTC yavuze ko hari indiki atavuze basabye muri uru rubanza, asaba umucamanza kuzasuzuma. Imyanzuro y'urubanza izasomwa ku itariki ya 20 Gashyantare uyu mwaka. Yes, Fred rero burya ngo ababurana ari babiri, habarimo uwigiza nkana. Reka tubiharire ababyigiye abanyamategeko bakora akazi kabo, yego, abandi natwe tubiha amaso ubwo tubararikire gutega amatwi ibyavuye mu kuzasoma kuri bwiza.com no kumva African Radio kugira ngo mumenye ibizaba byavuye mu isoma ry'urubanza ku itariki ya 20 Gashyantare uyu mwaka. Yego, reka dufata akaruhuko gato rero turagaruka mu kanya.